iyi ni imfizi yo mu bwoko bwa diroke. Iyi ni materinete. Buri utwana twayo turimo hari ubona ko iyi ngiyi zikujije igiye gucutsa 12. Urumva ni umusaruro ufatika. Aha ngaha harimo amashashi meza ageze igihe cyo kwima. Niho rero zose tuzifatira umwanya tukazitera intanga, umworozi akaza tumuha ingurube ihaka. Buri umworozi mwiza ahera ku ngurube ihaka. Iyi ngiyi urabona ko ari ingurube yo mu bwoko bwa Landrace. Iyi rero izi ni ingurube navanye i Burayi, ubu izi zaje umwaka ushize. Nitwa Shirimpumu Jean Claude, nkaba ndi umuhinzi mworozi wabigize umwuga. Uyu muntu akuriye aborozi b'ingurube mu Bufaransa, naramusuye. Uriya nawe akuriye aborozi b'ingurube mu Bubiligi, naramusuye. Urabona nka hano, iki ni igikombe twabonye bwa mbere. Iki ni igikombe aborozi bo mu Bubiligi bampaye. Urabona ko rwose kiriho n'ingurube, urakibona neza. Iki ni igikombe bampaye. Ngiye korora ingurube, hari uwigeze kubimbaza, ndamubwira nko kugira banke mu rugo. Icyo gihe nari umukozi wa leta, nkorera ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Nahereye ku ngurube 5 gusa, ingurube 5 zihaka. Nimero yanjye ni 0788 59. Amakuru nakoze kudusura. Mwakoze kudusura cyane. Amakuru se ntago mwayobye? Okay. Muraho. Amakuru. Hano ntago biroroshye cyane. Uraza hano ubaka akantu, umuntu wese yakiritsemo ahita abona adresse yacu ya hano. Iyo uje ugafata telefone yawe ugashyiramo hano, ubwo bujyanye adresse yose. Twari turaho. Mwageze Gicumbi ni karibu. Yego. Tuje kubasura. Yego, mwari mwaduteguje. Mutwereke ubworozi cyangwa tugira ibyo tubabaza kugira ngo bifashe n'abandi bantu. Muje kutubaza? Nangize ngo muje no kwiga. Byose babikubiye. Yego. Naha rero hano ni Gicumbi. Aha ni mu murenge wa Kageyo. Akagari ni Gihemba, akagari kari hariya. Iyo ngeze hano rero ngewe ngira umwenda ninjirana mu ifamu, nabyo ndaza kubigusobanurira neza. Ni ukuvuga ngo mba niriwe, ni umwenda mushya umeshe neza w'akazi. Ntabwo bigarukira aho gusa, ubwo n'inkweto ndahindura. Cyo kora wowe umushyitsi ndaza kuguha akanya nawe ubibone. Ariko ngewe nka nyiri famu, kubera ko nzamo kenshi, ndazigendana aho ndi hose, mba nzifite kugira ngo aho nanyuze hose ngomba gukandagiramo kugira ngo nawe urakandagiramo rwose. Urahabona indabo nziza, urahabona imbuto nziza. Ibi byose ni ibigaragaza uko hakagombye kuba hameze. Yego. Aha rero iki gice tugezemo, urabona iki cyumba. Iki cyumba twakigeneye aho umuntu ukigera hano nta na kimwe turamukorera, tumuha amabwiriza y'ibikorerwa muri iyi famu yacu, muri ubu bworozi dukora. Indwara ntizigenda n'abantu bazigendana. Iyo ugeze hano twinjira muri iki cyumba cyabugenewe, tukaguha imyenda yabugenewe, tuzi neza ko dufitiye icyizere bitewe n'uburyo tuyisukura. Iyo umuntu asuye ifamu aba yemerewe kureba amatungo, aba yemerewe kubaza icyo ashaka, ariko ntitumwemerera gukora ku itungo. Nabyo umuntu akozeho biba ari ikibazo. Ni ikibazo. Turacyari muri kwa kurinda rya tungo dusanze hariya. Nubwo turagera hano ukambara ugakaraba,
ntibivanaho ko ubwoko bwa mikorobe waba ufite bushobora kuva kuri iryo tungo, bushobora kukuvaho bukajya ku itungo. Iyi famu yacu tugezemo, urihanganira ku musozi, ariko nubwo iri ku musozi amatungo yacu wumvishe ko atuje. Ubu tuvugana urumva ko nta ngurube n'imwe wumva, nuko isaha yazo cyokora mu kanya isaha yazo yo kurya nigera nibwo uramenya ko tworoye. None se yego iyo mugize igihe cyo kuzigaburira zigira amasaha cyangwa zigira amasaha, zigira igihe zirira. Ubu rwose tuvugana nko mu minota itarenze 10 urabona ko saa 9 n'igice zigiye kugera. Ubu bamaze kuzengurukamo hose. Hari imirimo ikorwa mbere yuko bazigaburira. No, ibi ni ibya mu gitondo, ni ibya nijoro ibi ni ibya nimugoroba. Zareye mu gitondo saa 2 n'igice zigiye kurya mu kanya. Ibyo ni ibiryo byazo barabizanye. Ubu rero iyi ngurube ya mbere ibibonye igiye guhita imenyesha izindi ko isaha yo kurya yageze. Iyi famu rero tugiye gusura mu gihe tutarajya muri ibyo byo kurya, dore ko no mu kanya zitatwemerera ziraba ziri kuvuga, navuga ko irimo ibice bigera kuri 4. Hari iki gice turiho, niba warebye hose hagiye handitseho. Aha dufitemo igice cya maternity. Iyi bloke yose ni maternity, ariko hari ibyumba bihera hirya twise nasari. Ni ukuvuga ngo turahacukiriza. Izi zarabyaye. Ikindi nakubwiraga kuri maternity, impamvu tuyita maternity, uri kureba kariya kumba kariho. Kariya kumba tukita berceau. Ni ukuvuga ngo impamvu tukita berceau, utwana tujyayo tugashakamo ubushyuhe. None se tumenyereye ko mu cyaro cyangwa borora amatungo bazigaburira ibyatsi cyangwa ibindi biryo bigaragara, kandi ibi biryo ko muri muzigaburira iby'amafu ni ibyo muzigaburira gusa. Ibi biryo ni ibiryo biba byakozwe n'uruganda. Urarubonaho ni uruganda rwitwa Top Solution ubu turi kugabura. Ibi biryo rero urebye ibi byanditseho birimo, ingurube nayo ikeneye kurya indyo yuzuye. Harimo proteine, harimo vitamine, harimo n'imyunyungugu, amaseri, minero, byose birimo. Niyo mpamvu iyo byuzuye gutya ingurube ntabwo ikeneye kurya byinshi. Ingurube ntikeneye kurya byinshi, iyi indyo yuzuye n'uko umuntu yashyira ku isahani, kuko nayo igifu cyayo kingana n'icy'umuntu. Iyi ngurube ubwayo iyo noneho kuba inahaka kandi urabona ko ikujije, ntishobora kurenza ikiro kimwe mu gitondo, ikiro kimwe nimugoroba. Kuri iyi ngiyi urabona ko ikujije, uyirebye neza areba n'inda yayo. Iyi ngiyi yaje hano muri maternité kuko yaje kubyara. Noneho nk'izi zonsa zo tugenda tuziha duhereye ku bana yonsa, ariko nayo ntabwo twayiha byinshi. Nta ngurube ushobora kurenza ibiro 2 n'igice iriye rimwe, kuko ntabwo igifu cyayo yabona aho ibishyira. Impamvu umuntu aba wajije nk'icyo kibazo, ni uko abaturage baba bazi ko ingurube irya byinshi. Ariko ndabona mushyiramo wa mugani ikiro kimwe. Ni ikiro kimwe. Ubwo ni ikiro kimwe. Reka iyo nta nubwo iyo ubwo iri hano iri gukurikiranwa by'umwihariko, ariko ureba urugero nk'izi ngizi zose ziravukana. Ubu tuba twabaza ikigero zigezemo, tukareba amagarama zikwiriye, ku buryo nk'iyi ngiyi ntabwo irarenza amagarama 500. Durebe uko ingana. Izi zigiye zuje amezi 3 ziri hano. N'ahandi nakubwiraga ducukiriza. Ubu rero iyo uzi ko ikigero igezemo ari amagarama 500, ubare zirimo ugakuba n'umubare wazo. Tuvuge nk'ungu hano ndahabona ni nka 7. Ubu ni ukuvuga ngo hano yashyizemo nibura kariya kamezi leta ashyiramo nibura ibiro 3 n'igice. Ariko nta byatsi mujya mushyiramo byo? Ibyatsi ingurube ntabwo irisha kuko ntiyuza. Buriya uzitondere n'abari abaturage bagabura ibyatsi, irabirya ikabikanjakanja igacira igikatsi. Burya ibishakamo y'amazi gusa, nk'uko umuntu arya umusigati. Kuko yibeshye ikamera biriya byatsi ntabwo yuza, byayimerera nabi. Ni ukuvuga none abatwumva cyangwa abadukurikiye bumve ko ingurube ntabwo ari ngombwa kuyihanga ibyo byatsi. Nk'izi zacu ntabwo icyambere cy'ibyatsi bizikwiye ntitwabibona, ariko tuba tuzi neza ko muri iriya ndyo twabihaye yashakagamo proteine zirimo, yashakagamo vitamine zirimo, yashakagamo imyunyungugu irimo. Nicyo gituma iyo ariye ibiryo byiza, urabona ukuntu zikura vuba, urabona izi ngurube z'amezi 3 ureba ukuntu zingana. Intego dufite ni uko nibura twajya tugira ingurube ifite ibiro 100 ku mezi 5 cyangwa 4 n'igice, ariko ubu ngubu hano ku mezi 6 iba yamaze kugira ibiro 100.
ni ukuvuga ngo nituramuka tubonye ibiryo byiza tukabona indyo nziza byanga bikunda iyo ntego natwe tuzageraho kuko ibihugu byateye imbere babigezeho ubu basigaye bagira ingurube ifite ibiro 100 ku mezi 4 natwe rero niyo ntego twihaye kandi birashoboka ubona ko iyi ngiyi zikujije igiye gucutsa 12 urumva ni umusaruro ufatika urabona ko zimeze ubwo rero zatangiye kuyegera zitangira kurya ubu biravuga ngo muri ya beriso nakubwiraga ko ari akumbu ureba naho harimo manjwari nk'iyi ngiyi ubu tugiye gutangira kuzitegurira ibiryo by'imfashabere kuko urabona uko zimaze iyo zije zigafata kuri ibi ngibi ntacyo bitwaye ariko zo zikeneye ibifite poroteyine zigiye hejuru kugira ngo zikure neza twunganire nyina kuko urabona kuzonsa zingana gutya nayo urabona ko bifite ibyana nk'uko muyigaburira ibingana iki urabona nk'ingi ifite ibyana 12 kuri cya kiro n'igice twagomba kuyongera kuyigaburira nibura arongeraho nk'ikiro nibasha kukijya kugira ngo ikomeze ibone icyo uko yonsa abana bayo iyi ni maternity bimwe nakubwiraga buri utwana twayo turimo hari urabona bimwe tuvuga by'amaksida ingurube kuba yakandagira akana ikakaryamira hano ntibishoboka iyo ufite iriya beriso yubatse neza kandi niba wanarebye neza harimo n'akamanjo hari neza ushobora guhita utegura ku buryo ushobora kudushyiramo ibiryo tuba dukina rwose urabona utu ngutu dufite nk'iminsi 3 tuvutse ariko reba ukuntu turimo dukina kubera iki urabona twose tugenda tuvamo hariya muri ya beriso tujyamo kuko hariya tuhasanga ubushyuhe ni naho tubona umutekano tugahana nyina umutekano ariko iyo ibyariyemo hano nitwo twijyanamo cyane kubera ko turahategura ku buryo ariho dusanga ubushyuhe bwagera bugashyuha noneho buba bubizi nabwo ko ariho bugomba kujya bukahasanga ubushyuhe bugahanyina amahoro iyi nayo ni ingurube nziza rwose ariko yo ni nyarwanda hano nta ngurube nyarwanda ihari iyi twahuje ingurube ya Landrace n'ingurube ya Pietre niyo mpamvu ubona ziriya zifite amabara urabona ko ifitemo utubara amatwi yayo akaba ashinze ariko reba umugongo wayo urebe na taye y'inyuma iba ari nini nta ngurube y'inyarwanda yego tugira ikindi gice kiri hano hepfo ni buroke urabona hepfo naho ducukiriza iki gice tugezemo nk'uko nabikubwiraga ni za zindi zamaze gucuka urabona ko izi zimaze kugimbuka ubu hano naho zihamara ukwezi izi ngizi ni za zindi twavugaga ubu zamaze kugera ku mezi 3 amezi 3 n'igice ubu ntituragera kuri urwo rwego izi zigiye kwimuka zijye muri cya gice tuzakoreramo selekisiyo cyangwa tuzatoranyamo izo dushaka niba hari izajya mu bworozi niba hari izizajya mu nyama zikajya kubyibushywa iyo zivuye hano nibwo zitangira gutoranywa hasi ko mbona harimo amashashi nta amasekurume yo bariho amasekurume hano akenshi turayakona tugenda tuzikona kuko gahunda ubiriho ni ukwigisha aborozi kugira guteza intanga iki kinini cyo ureba hasi rero iki ngiki ni icy'ingurube zimye ingurube yarabyaye iracutsa irongera irima tukagira kiriya gice kinini tuyita buroke ya 6 iriya buroke ya 6 za ngurube twakoreraga fateningi niho dukora selekisiyo izizajya mu bworozi aborozi bazakenera ndetse n'ingurube dutekereza ko zazajya mu kuribwa mu nyama icyo gice cyo kuzihitamo kibera hariya tugiye muri cya gice kirimo ingurube twatoranyije zizajya mu bworozi uzikeneye ahangaha harimo amashashi meza ageze igihe cyo kwima niho rero zose tuzifatira umwanya tukazitera intanga umworozi akaza tumuha ingurube ihaka buri umworozi mwiza ahera ku ngurube ihaka nibwo uba wizeye ko ibyara ziramutse zirya byinshi ntabwo nabona ibyo nzigaburira izi zo ubu ni amashashi urabona ko zigeze igihe cyo kwima ubu ni amapiyetire yuzuye 100% umuntu tuyihaye abonye icyoroye
ubona ko zimeze neza, hari amataye zifite. Hari indi buroke nini cyane ya 8, yo ni iy'imfizi gusa. Hano dufite ikigo gifata intanga kikazitunganya tukazikoresha muri iyi famu yacu, ariko twarangiza tukaziha n'abandi borozi bazifuza. Iyi ni imfizi yo mu bwoko bwa diroke. Ntabwo yiterura. Wagera ngo igiye kuvamo. Iyi ngiyi urabona ko ari ingurube yo mu bwoko bwa Landrace. Iyi rero, izi ni ingurube navanye i Burayi, izi zaje umwaka ushize, kandi urabona ko imaze kugera mu biro hafi 300. Ubu ndabona birenze. Urabona ko ibi biraro ngiye ko mubibona, ndabona byarabaye bikorwa. Imfizi yo ntabwo ikeneye binini, nta mpamvu ikeneye kuruhuka gusa. Urabona ko nk'iyi ngiyi ikwiramo neza. Reba, urabona ko ngo izajya kugera nk'imyaka 2 ifite nko mu biro 400 neza, hafi 500. Ariko umuntu nyine ubu bibonye gutya tubimaranye imyaka myinshi. Murakoze cyane kudutambagiza ino famu yawe. Umunsi byabaye byiza rero, tugize amahirwe twagusanze, urabona dutambagiza tweretse kubw'ino famu yawe uko wayitangiye no tugira ngo byimbitse dufashe kugira ngo n'abazabona kino kiganiro bizabafashe ubu bworozi bw'ingurube, nimba umuntu yabubyaza umusaruro cyangwa yabigira nk'akazi. Murakoze cyane. Nk'uko twahasuraga nyine ngenda nkwereka, ntabwo bikozwe mu gihe gito. Iyi famu nyifite kuva mu mwaka wa 2009 nibwo natangiye korora. Ntabwo yanganaga gutya. Niwe kandi twahereye kuri ziriya buroke 2 ureba nini, ziriya 3. Urangiye gutangira nahereye kuri ziriya 2 zibanza. Icyo gihe nahereye kuri buroke ya materinete, yari iriya tubona hagati, nuko nayivuguruye wenda hepfo ariho izicutse zose nzikurikiranira. Biza kuba ngombwa ko mbona ko ngomba kwagura famu materinete, nongera kugeraho indi buroke ya 2 ko nari mfite ingurube nyinshi zibyara, ndetse bituma ntangira no kubaka n'andi maburoke uko nagenda gusobanurira. Twagira kure kugira ngo dutangirire nyirimuzi kugira ngo wese abyumve neza, avanga arashaka gutangira n'uwaza kugana yatangirira nk'izo watangiriye kugira ngo icyo nakivugaga kugira ngo utubonye koko atagira ngo iyi famu ni gutya nayitangiye naraje mbitereka aha. Oya, icyo gihe nkitangira nanjye ni igitekerezo cyanjemo, nk'uko undi muntu wese yashaka korora. Icyo gihe nari umukozi wa leta, nkorera ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Mbitangira numva ko ari umushinga ngiye gukora kugira ngo nunganire umushahara nakoreraga. Mbitangiye mbona ni umushinga mwiza kuko zariyongereye. Nahereye ku ngurube 5 gusa, ingurube 5 zihaka. Nzitangiye, ariko ubwo mbere yuko ntangira uwo mushinga no kugira ngo nzizane hano nabanje kubyigaho n'umuryango wanjye, kuko umushinga wose umuntu agiye gukora urabanza ukawiga, ugakora, ukabanza ukabaza, ugasura aho ababikoze, ugasoma. Iyo nzira nayinyuzemo pe, ni nayo nasaba n'undi muntu wese kunyura mu mushinga uwo ari wo wose. Umuntu awufatira umwanya akawiga akareba. Mbere gato yuko ntangira no gukora umushinga, nari naratangiye n'umushinga w'inkoko, ariko nasoma nasura nkabona umushinga w'ingurube ushobora kunguka kurusha uwo nguwo w'inkoko. Niko byagenze rero, kuko naje kwisanga umushinga w'inkoko nawugabanyije, ahubwo umushinga w'inkoko ari nako w'ingurube ari wo ndi kujyamo cyane. Icyo gihe rero nk'indi mishinga yose numvaga ngomba kwiha intego. Hako se ko ngiye korora ingurube abandi bazoroye, ni iki nzakora kugira ngo koko umushinga wanjye ugende? Icya mbere numvaga ntagomba korora ingurube ya gakondo, kuko yaba mu byo nasomye yaba no kuzibona nabonaga ari ingurube idakura, itava aho iri,
ugasanga uyoroye arakubwira ngo maze umwaka nyoroye ntirabyara ntirima, nkumva ibyo bintu byaba bigize. Icya kabiri, numvaga ingurube ndamutse nzibonye nazigaburira bya kinyamwuga, kuko naje gusanga uwagaburaga aziha ibyatsi nka kibazo yigeze kumbaza, ajya gushaka ibyo mu maresitora, ajya gushaka ibyasigaye ku byo abantu bariye, nkabona nta kivamo. Icya gatatu, numvaga ngomba kuzanamo agashya kuko ibyo nasomaga nabonaga mu bihugu biteye imbere, iyo boroye neza bagakora ibikorwa byo gutera intanga tudakoresheje ya mfizi yo ku musozi umuntu yirwa azengurukana, bitanga umusaruro. Rero mu gutangira bwa mbere ntabwo ari igitekerezo cyanjemo, ibyo numvaga mbishaka. Ubwo rero ngitangira famu yanjye ndi umukozi, mpera kuri izo ngurube 5. Ndatangiye, nawe urabyumva, ni inzira ndende, ntabwo byari binini. Mpereye kuri avance sur salaire nk'uko umukozi wese yagenda akiyambaza banke ikamuguza, ntangira ari bitoya. Icyagaragaye nuko byakuze. Za ngurube nitaga 5, nka nyuma y'umwaka nasanze zimaze kuba hafi muri 200. Nyuma y'imyaka 2 mbona biri kunsaba ko ngenda nagura. Nibwo naje gutekereza, ndavuga nti rero ya ntego nihaye reka ntangira ahubwo nshake kuko na cyacyororo cyiza. Nibwo natangiye gusoma, ntangira gukora ubushakashatsi, menya ibihugu byoroye neza. Ahagana nko muri 2016, ubwo byari nk'imyaka 2 cyangwa 3 ndetse n'akazi ari byo ndimo gusa, nibwo natangiye kuzana amatungo meza avuye i Burayi. Icyo gihe rero icyororo cyararumbutse pe, abantu bagatangira kubimenya, bakaza kunshakaho icyororo, nkabona ibyo ntibihagije. Ntangira gushaka noneho amoko atandukanye. Icyo gihe nari mfite amoko 2, ugasanga ni ingurube ya Pietre na Landrace gusa. Ntangira gushyiramo n'andi moko uko nagendaga nsoma, menya ubwiza bwayo. Nk'ubu urabona dufite amoko 5, niyo nagiye mbikwereka hariya, sinzi niba ubibona. Iriya ngurube ibanza ni ingurube yo mu bwoko bwa Kambura, iriya itagaragara yose, itagaragara yose kuri runo ruhande. Ingurube ikurikiyeho ni ingurube ya Diroke, indi wabonye iba nini cyane cyane nka ziriya mfizi wazibonye. Iriya ngurube igira inkomoko, ni Abanyamerika bakunda kuyorora cyane. Iriya ngurube ikurikiyeho ni ingurube ya Landrace. Uko iriho n'umurambara wayibonye ko aho wagiye uyisura ubona koko irishobora kugera hafi 240 metero. Ni ukuvuga ngo ugiye kuyorora urabanza ukitegura n'ikiraro ukumva ko wubatse kinini. Wubatse cya kindi cya 2 metero uzi ya ngurube mu giturage iriya ntikwiramo. Iriya ngurube ya 4 nakubwiraga ni y'amabara, irangwa n'amabara, amatwi areba hejuru. Ni ingurube ya Pietre, ni ingurube y'Ababiligi. iriya ibyimba cyane, babonye nuko ibingana, igira amataye manini. Iriya ngurube buriya ni ingurube igira inyama nziza, nta kinure, nicyo bayikundira cyane. Noneho iyi ngurube ya 5 iri hano ni ingurube ya Large White. Iyi ngiyi ifite amatwi areba hejuru. Uyirebye ikitandukaniyeho na Landrace, amatwi yareba hasi, ariko Large White amatwi areba hejuru. Wakimbaje rero ikibazo gikomeye buriya nicyo nasasiraga, umbwira uti se ubona bishoboka ko umuntu yabikora? byamutunga cyangwa byamukiza? Icya mbere cy'igisubizo ni yego. Kuko niba nari nsanzwe ndi umukozi, nkareka akazi nakoraga nkaza kubikora, nkaba mbikoze hafi imyaka ibaye 10 ndetse akazi, ni ukuvuga ngo ndi muri uyu mwuga wonyine. Ni ikigaragaza ko bishoboka. Icya kabiri, niba wagiye ureba bitanga akazi. Ubwo ntago naje ngo nzibemo njyenyine, mfite abantu nahaye akazi bari gukoramo, nabo bafite abandi batunze benshi. Ariko cya kibazo cyiza wambajije ni ukuvuga ngo ese koko ingurube yateza umuntu imbere? Usibye ibyo nasomye, njye ndavuga ibyo ndeba hano mu ifamu yanjye. Aho wagiye ugera urabona ingurube iri konsa abana 10, 12, 14. Ingurube yunguka vuba cyane. Ni ukuvuga ngo iyo ivutse, ikivuka nyuma y'amezi 6-7 irima. Ihaka iminsi 114. Ni ukuvuga ngo amezi 3, ibyumweru 3 n'iminsi 3.
ikabyara yonsa hagati y'ukwezi kumwe n'amezi abiri ikongera ikima. ni ukuvuga ngo kugira ngo byumve neza, ingurube ibyaye ikonsa hagati y'ukwezi n'amezi abiri. Kuko ngo hano twebwe dukunze gucukiriza ku minsi 45 ariko ntibyabuza ko n'amezi abiri agera ku minsi 60. Iyo kibyara nyuma y'iminsi hagati y'5 n'7 bayongeye ikima. Ni ukuvuga ngo ingurube yabyaye mu kwa mbere, mu kwa 12 ushobora kuza ugasanga ifite abana 30, nibo bakeya, ibyaye gatatu. Icyo ni kimwe. Kandi abana yabyaye bwa mbere ijya kubyara bwa gatatu nabo bari kubyara. Ikindi kintu mwavuze byo gutera intanga, urana hari abaturage bajyana nk'intanga bakavuga ati wenda hari igihe yanga gufata, kuki mwabikuyeho ko kandi mufite nabonye mufite imfizi nini kandi nziza, kuki mwabikuyeho kutazibangurira mugatera intanga? Icyiza mwadusobanurira. Gutera intanga ni byiza cyane. Gutera intanga ni byiza cyane kuko n'ubushakashatsi bwarabigaragaje. Reka tubanze tuvuge ko kubangurira ku buryo busanzwe imfizi imwe ikimya inyagazi nyinshi ishobora kuzitera indwara iramutse irwaye. Umworozi rega nta gihe agira cyo kujya gutunga imfizi. Ntago kuyigaburira, kuyitaho, ikiraro, umukozi, ibyo ntabwo aba kibigize, kuko igihe ashakiye intanga bamuzanira doze akeneye gusa ubundi akiberaho. Ni ukuvuga ngo rero ni ikintu cyiza. Ikindi kiriho cyo cyanagaragaye nuko iyo ukoresha ibara ryo gutera intanga umusaruro uriyongera. Wabonye ko zibyara benshi, ziba nini, zibyara benshi. Icyo nacyo uvuze nicyo, kuko niba dufite iriya mfizi yaje ari 100%, wabonye uko ingana, ni ukuvuga ngo iribyara. Ubwo rero ni ukuvuga ngo wa mworozi ufite na ya ngurube ya gakondo, ya yindi idakura, ya yindi twavuze ifite icyo nakwita ubusembwa ifite, ntikura, ntiyima vuba, ntigira gute, iyo ubashije kuyitera intanga izavamo. Ntabwo zaba ari nka yindi ya gakondo, izaba iri hagati y'icyororo cyiza ashaka n'iya gakondo. Niyongera akayitera indi ntanga nziza, izavamo izaba igenda izamura umusaruro ku buryo nawe cyane izo zivutse nazo zikabyara zumva zatara umusaruro. Ikindi se ko urumva ko mu cyaro umuntu yafite imfizi yagiye wenda akabati kubangurira ni 3,000 cyangwa 5,000. Mwebwe izo ntanga muzitangira ubuntu cyangwa? Oya, ntago ari ubuntu kuko turi muri business. Intanga agura doze ka gacupa, kari agacupa kagura 6,500. Ni ukuvuga ngo ikintu yongeraho umutekinisiye uraza kumuterera gusa. Ubundi ibyabahendaga cyane byari urugendo rwo kugira ngo aho agiye gufata intanga no kugira ngo zimugereho, tuvuge wenda ari nka hano ashaka ko zijya i Rubavu, zijya i Rusizi, urumva urugendo zaba zikoze no gupfa ubwazo zapfa. Rero turashima leta y'u Rwanda ko yatuzaniye umufatanyabikorwa ariwe Zipline. Zipline ni kiriya kigo gifite buriya budege butagira abapilote. Ubu ngubu umworozi aho yaba ari hose mu gihugu, iyo ingurube ye yarinze akohereza ubutumwa, intanga zimugeraho mu gihe gito cyane, iminota 30, aho yaba ari hose, yaba ari Rusizi, yaba ari Nyagatare, yaba ari zihita zimugeraho. Urumva ko ni ikintu cyakemutse ku buryo dutekereza ko ubu bworozi bugomba kuzamuka, umuntu akorora uko abishaka. Ikindi twamara impungenge ku wenda wamara impungenge ku muntu bazakugana ashaka ikindi navuga, iyo Zipline niba ako kadege kazizanye ntabwo umuturage abyishyura. Ibyo rwose ni nkungane leta yadushyiriyeho, cyo bituma tubyishimira cyane ko ubona leta ubu bworozi bwacu bwitayeho. None iyo bateye intanga kwa kundi bavuga ngo yanze gufata, ni 100% ibiri bufate? Oya, icyo gihe kugira ngo ingurube ifate hari impamvu nyinshi, ariko reka nzishyire mu byiciro bitatu cyangwa 4. Icya mbere ni ukumenya ko ingurube yarinze koko. Icyo cyo aborozi bacu ntibaramenya kumenya ibimenyetso nyabyo ko ingurube yarinze. Kuko reka nguhe urugero, hari niba yarinze koko by'ukuri, noneho muri cya kiraro cye ingurube yakumva ko imwe yarinze n'indi ikagira ibimenyetso nk'aho yarinze, agahita ahamagara veterineri ati none ntago ari imwe yarinze, ati zimaze kurinda ari 2 cyangwa ari 3. Bazana za ntanga zahagera
bakazitera zitarinze ari imwe yari yarinze by'ukuri. Donc kumenya ikintu cyitwa umurindo ku ngurube, aborozi baracyafite ikibazo. Kandi na buri wese ntabwo ari buri wese, kuko kurebesha ijisho hari irindi ikagira ibimenyetso runaka, hari n'irinda ntigire ikimenyetso igaragaza. Niyo mpamvu ikoranabuhanga ryazanye, hano dufite icyuma cyabugenewe ushobora gupimisha ukamenya koko ko ingurube yawe yarinze neza ko igomba no guterwa. Icya kabiri ni intanga. Intanga zishobora gufatwa neza, kuri ababibonye tuzikurikirana tukazisuzuma, zikagenda zikajya no kuri zipline zikiri nzima, ariko aho zipline yazigejeje no kugera ku mworozi, aho ngaho ugasanga uzitwaye azitwaye mu buryo butari bwo, azitwaye ku igare, azitwaye kuri moto, agiye azitwaye, bakibagirwa ko ari ibinyabuzima, zikajya kumugeraho zapfuye. Icyo gihe ingurube ntabwo izafata. Icya gatatu ni umutekinisiye, uriya muganga w'amatungo ashobora kuba atakoze neza ibyo agomba gukora ngo azitere neza aho agomba kuzitera, ya ngurube ntabwo ishobora gufata. Ibyo bintu byose rero bihurijemo hamwe nibyo bituma hari bake bavuga bati ingurube yanjye ko itafasha. Kandi ikindi twanamenya, n'ingurube ni ikinyabuzima. Izo mbogamizi zose tuvuge wenda atari ingurube ishobora no kuba yaranabyayeho ikagira ubugumba, ibyo twita sterilité secondaire, ntiyongere kubyara kubera impamvu nyinshi. Hari igihe uyigaburira nabi igahita ibyibuha, yaba ari ubwa mbere ugiye kuyitera ukayitera yifitiye ubumuga runaka, yari ingumba ntizigere ibyara, wayitera kabiri gatatu, icyo gihe tubwira umworozi ko atari mu bushakashatsi. Iyo bikoze rimwe kabiri gatatu ibigenda irushaho kuba nini, yayihindura akazana indi ishobora kubyara. Ikindi rero navuga nkawe watangiye no mushinga ukaba ugeze kuri uru rwego, wowe kugira ngo ufashe aborozi, nk'iki kiganiro dukunda gukora tuba tugira ngo gifashe urubyiruko kugira ngo biteze imbere. Ntabwo wenda ntabwo ari urubyiruko gusa, n'abakuze, n'undi muntu wese ubishaka, urumva ko aba akeneye kugira ngo yatere imbere. Nkawe wabaha iyihe shusho cyangwa ubuhure urugero nk'uko wabitangiye nawe bikwigejeje ubu ngubu wowe n'umuryango wawe ubu ngubu? Ngiye korora ingurube, hari uwigeze kubimbaza, ndamubwira nko kugira banke mu rugo, kuko korora ingurube ntabwo bigufata umwanya, ntabwo wirirwa uyiragiye, ntabwo uhirirwaho. Iyo wakoze iby'ibanze ukaba warayubakiye neza, ukaba ufite ibiyitunga, ujya gukora ibindi. Aha rero ndagira ngo nshishikarize buri muntu wese ko bishoboka kuyorora, kuko ntisaba umwanya, ntisaba ubutaka bunini. Ibyo ni icya mbere ko buri wese yabishobora, cyane cyane nk'urwo rubyiruko. Ikindi cya kabiri ni uko ari itungo ritarya ibiryo byinshi, kuva ku magarama 500 kugera ku biro 3, kuko igenda ikura. Ntabwo icutse yarya ikiro cyose ngo ibone uko ikimara. Ikuze ntabwo wayirengereza ikiro kimwe n'igice, icyo ikorera byangiza, kuko igifu cyayo ni gitoya, ni nk'icy'umuntu. Ubwo rero njye warumbaje ikibazo cyiza, mbona ari itungo cyane cyane umuntu wese yakorora, akarekera hafi y'urugo, kuko yari izwi nabi ko ari itungo rigira umwanda, ko ari itungo rinuka, ko ari itungo ry'igisambo rirya byinshi. Ibyo byose bamaze kubona ko atari byo. Bivuga ngo ari umwana, ari umusore, yaba ari umunyeshuri cyangwa arangije amashuri, ashobora icyo twitaga kwiharika. Nk'uko umuntu yagiraga akarima k'imboga hafi y'urugo, ashobora gushyiraho ikiraro, agashyiramo ingurube 2, akazorora, akagenda agakora, akajya asiga zigaburiye, akajya mu kazi, yagaruka akazigaburira, igihe cyagera akagurisha akiteza imbere. Icyo cyo wabonye ko gishoboka. Icya kabiri ni uko nyine izi ngurube tuvuga ko ari iz'umusaruro, zitanga umusaruro mwinshi. Iyo uyifashe neza ukayigaburira, ntimara igihe kinini mu ifamu. Nakubwiye ko ku mezi 6 ingurube yariye neza yakagombye kuba ifite ibiro 100, ukahita uyishyira no ku isoko ukagurisha. Kandi byagaragaye ko kubera ko ibyo zirya ubu biboneka ku isoko, dufite inganda, ushobora no kubibara, ukavuga uti reka ngende nyigaburire, nzi neza ko izajya kugera ku mezi 6 iriye nk'ibihumbi wenda 48 cyangwa 50. Ariko nujya kuyishyira ku isoko uzabona ibihumbi birenga 200. Urumva ko ishobora gutunga umuntu. Ikindi
ni uko ari itungo navuga ko rigezweho, kuko niba ari ryo tungo na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yagaragaje ko ari ryo ryatanga inyama vuba nyinshi kandi nziza, rega nta nubwo ari no mu Rwanda gusa, ni itungo rikunzwe na benshi ku isi, ni ryo tungo riribwa n'abantu benshi. Kuvuga ngo uryoroye wese aba afite icyizere ko atazigera ubura uyimugurira. Icyo rero mu gusubiza neza tutavuze urubyiruko, n'undi muntu wese washaka korora ingurube ni itungo ryiza, yakorora akiteza imbere, agateza imbere n'umuryango we, kandi natera imbere n'igihugu kiraba giteye imbere. Yego. Murumva rero uyu muvandimwe umushinga yakoze, ukurikije ikintu cyiza yakoze, kuvana ingurube hanze, urumva abanyarwanda yaraborohereje, umva mwazisanga muri famu Vision Agribusiness Farm. Umuntu wese uje rwose dushobora kumubonera icyororo kandi cyiza gitandukanye n'inyarwanda zose, kandi zigakora zikaba nini, kandi ndumva twagushimira. Yego, nawe ndabashimiye kuko buriya umugeni cyangwa inkumi yabuze umuranga yaheze iwabo. Iyo muje mukadusura mukirebera n'amaso, mumara impungenge wa wundi wavugaga ati niyo nanabibona cyangwa nkabyumva ni bya bindi byateye ari amashusho y'ahandi, sibyo? Ubwiye umuntu ko wabonye ingurube ishobora kugera ku biro 400 500 wahigereye arabyemera. Ubwiye umuntu ko ibyo bavuga ko ingurube irya bikeya, ubu yabyemera kuko wahigereye. Ubwiye umuntu ko ingurube igira isuku, bityo bivuga ngo atari rya tungo bagomba kujya korora mu ishyamba cyangwa mu rutoki kure, yabyumva kuko ahita ayiha agaciro, akamenya uburyo agomba kuyigira. Nkumva rero nanjye nabashimira, ariko cyane cyane mbwira abashaka kubijyamo, kujya muri ubu bworozi ni karibu, kuko ntabwo bisaba ko uhera kuri byinshi. Niyo wumvishe ukuntu zororoka, ahubwo ugiye mutabanje kubyitegura neza zakubana nyinshi, ariko humura ntiwabura aho uzishyira kubera ko ku isoko zirashakwa cyane. Nta nubwo navuga ngo uzareba gusa kuri izo ngurube, hari ifumbire iziturukaho. Abashaka kugira ngo wenda baze kwiga, mutanga uwo mwanya cyane rwose. Hano wenda cyane hano tugira abantu bashobora kuza kudusura baje gukora urugendo shuri, tugira abanyeshuri baza kwimenyereza umwuga, ariko tugira n'aborozi bagiye gutangira. Aborozi bagiye gutangira korora, araza tukamuhugura, tukamufasha kumuhugurira bazamukorera mu ifamu ye, nawe ubwe tukamwigisha kugira ngo amenye neza ibintu agiye kujyamo, kuko akenshi aborozi benshi babijyagamo kubera kutabimenya, ugasanga abo bashyizemo nibo batangiye kwangiza umushinga wawe. Ibyo turabikora cyane. Si n'ibyo gusa, turanandika ku buryo ushobora no kuza tukaguha igitabo ukagenda ukihugura, ukagenda usoma, ukagenda ubimenya. Ariko ikindi ntabwo kugira ngo abantu bagiye bitabira cyangwa bashaka kuvugisha, hari igihe usanga wenda bavuga ati inomero z'uwo muntu ntabwo zo wazivuga, inomero zawe bajya bakubona. Cyane ntabwo nazimana, kubera ko ni umwuga nkora. Nimero yanjye ni 0788 59 04 16. Icyo gihe iyo umpamagaye urambona. Mfite na manager ushinzwe ibikorwa by'uyu mushinga, yitwa Ndayambaje Alex, nawe afite telefone ushobora kumushakaho igihe wabuze wenda umuyobozi mukuru, ni 0783 98 621. Iyo nayo uramutse ushatse icyo ubaza kuri uyu mushinga, byanga bikunda ntiwabura ukubonera igisubizo. Kandi dufite imbuga, ushobora kudusura kuri website yacu, ko wabibonye ni wawa, ubwo ni wa3 vafu.rw. Urumva ko iroroshye cyane. Cyangwa se ukawajya no kuri Facebook, nayo iyo wanditsemo Vision Agribusiness Farm. Dufite n'ubwishingizi ku buryo uramutse utangiye korora ukazishyira mu bwishingizi nta kibazo. Rero turashimira Leta y'u Rwanda, ubwo bwishingizi bufite na nkunganire, ku buryo rwose usanga ari amafaranga make umworozi asabwa kwishyura 60% gusa by'ubwo bwishingizi, 40% Leta ikabimwishyurira.
urumva ko ari byiza cyane. Yego murakoze. Kandi murakoze cyane. Abantu bagiye muri uno mushinga bakunda gutinya ikibazo cy'amazi. Ngo zikunda amazi cyane. Nanjye icyo gihe mbere yuko ntangira korora urabona nororeye ku musozi. Hano ni mu mpinga y'umusozi urahabona. Icyo kintu nari ngifitiye impungenge. Ariko kimwe mu byo naje kureba ingurube ntabwo ikenera amazi menshi. Icyo ni kimwe. Kandi ikenera amazi meza. Kimwe rero mu byo nihatiye ni ugukusanya aya mazi yose ava kuri ibi biraro wabibonye. Nta mazi ancika. Mfite ibigega cyane cyane nka kiriya kigega kinini ubona kiriya kigega. Kiriya ni ikigega? Kiriya ni ikigega cyose gifite metero kibe zirenga 200, hafi 254. Mfata ariya mazi yose aturutse hariya. Ariko n'aya yose yo muri ibi biraro bindi bisigaye wagiye ubonamo izi sterine, ibi bigega by'umukara. Yose ndayafata. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, mfite amazi asanzwe ya wasake. Bivuga ngo ntabwo zikenera amazi menshi kuko ingurube nibura ishobora gukenera hagati ya litiro 10 na litiro 20 ku munsi. Biba byita kariyandre. Ni ukuvuga ngo biri hano ariko amatungo ashobora kubirya yaba inka cyangwa ingurube kuko ibi ngibi bikungahaye cyane ku ntungamubiri za poroteyine. Aborozi babizi baravuga ngo ibi birakamisha. Ni ukuvuga ngo tugenda tubiteramo hano waza akagira ngo ni umurimbo ariko ibi nabyo ni ibiryo by'amatungo. Twagiye muri ofisi. Hano kuri ofisi? Ino ofisi yacu. Hano ibikorwa byose biriho uko. Nitwa Shirimpumu Jean Claude. Nkaba ndi umuhinzi mworozi wabigize umwuga. Nkorera hano mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Byumba niho ntuye. Ariko ibikorwa byanjye mbikora mu murenge wa Kageyo. By'umwihariko rero dukora ubworozi bw'ingurube. Nanjye uhagarariye aborozi b'ingurube mu Rwanda, maze igihe kinini bikora imyaka hafi 15. Urumva ko tubifitemo uburambe. Aha rero mu Nsanze ni mu biro bya Vision Agri Business Farm. Icya mbere ni ukubikora ku buryo bw'umwuga. Tukabikora ku buryo bw'umwuga, tukabishishikariza abantu kubikora ku buryo bw'umwuga. Tubabonera icyororo cyiza. Ntabwo tuzahagarara hariya, tuzakomeza twongera umubare w'ingurube tworoye, ariko n'amoko tugende dushaka ubwoko bwiza butanga umusaruro uhagije kandi vuba. Ikindi cya kabiri, tuzakomeza dukore n'ubushakashatsi ku buryo tuzagera ku rwego twumva twifuza ko natwe ubwacu twatangira kubona icyororo ubwacu dukoze kivuye hariya iwacu. Niba tujya gushaka ingurube ya Pietre mu Bubiligi, tugashaka ingurube ya Duroc ivuye muri Amerika, tugashaka ingurube ya Cambra, natwe ubu turaza gutangira kureba ese duhuje tugiye tuzihuza iyi tugezeho igeze ku gutanga umusaruro kungana iki. Ikindi ni ukongera umusaruro cyangwa tukongera mu bwinshi amatungo tworoye kugira ngo koko ya ntego yo kwihaza ku nyama tuyigereho. Duhaze isoko riri imbere mu gihugu, ariko tunasagure n'amasoko yo hanze, dutangire twohereze hanze inyama nyinshi cyane. Nk'iki ni igitabo cyiza twasohoye kivuga ku bijyanye n'ubworozi bw'ingurube muri rusange, ariko ntago twahagaze, tuzakomeza dusohore n'ibindi. Tuzasohora igitabo ku buryo wagaburira neza ingurube, tuzasohora igitabo ku buryo mu gutera intanga, bya bibazo wambazaga ibyiza byo gutera intanga. Ibyo bibazo ni ibitabo tuzagenda dusohora muri plan dufite. Kajyanye n'ibiki? Aka ni ubworozi muri rusange. Ni bya bibazo abantu bagenda bibaza, bagiye batubaza, twagiye dukusanyiriza hamwe n'abafatanyabikorwa bacu turacyandika. Wagiye ureba, iyi ni imidari. Ubu dufite abasportifu
dufite abasportifu dufasha birukanka twafashemo muri atletism twafashemo umwe w'intangarugero yitwa Epimac Ndayisenga urabona ko azana imidari ibyo byose rero tubikora kugira ngo tutabyi hari harimo n'iy'abafatanyabikorwa bo twasuye nko mu Bubiligi iyi midari urabona akenshi iyo usuye ikigo runaka iki ni ikigo cy'Ababiligi nasuye bampa iyi midari borora ingurube ya Pietri urabona borora ingurube ya Pietri harimo aborora ingurube ya Landras iyi yose ni imidari bagiye bampa kuko nabo baba bishimiye ko ubworozi bwabo bugenda bukagera kure dore ababorora ingurube ya Landras urabona nka hano iki ni igikombe twabonye bwa mbere iki ni igikombe aborozi bo mu Bubiligi bampaye urabona ko rwose kiriho n'ingurube urakibona neza iki ni igikombe bampaye impamvu bakimpaye ni uko baranyoroje subiye kongera gufata izindi ngenda mbereka izo baduhaye aho zigeze byarabashimishije cyane bituma baduha iki gikombe nicyo kimwe n'iki ariko urebye nk'ibi iri ni imurikagurisha rya 9 nitwe twaryegukanye iri ni imurikagurisha rya 13 dore ni rya 14 urabona ko ibyo dukora biba bifite akamaro ikindi nk'uko nagiye mbibabwira abanyeshuri bagenda banyura hariya mu ifamu yacu baje kuhakorera ubu kwimenyereza n'ubushakashatsi n'ibitabo banditse tubafasha kubinonosora kugira ngo koko bazavemo abanyamwuga nyabo nk'uru n'urugero rwa raporo zabo bimwe nababwiraga nk'ini graduation ya 12 yo muri UTAB urabona ko mu baterankunga ari twebwe baterankunga b'imena to iyi ni graduation ya 12 do ya UTAB uyu muntu akuriye aborozi b'ingurube mu Bufaransa naramusuye uriya nawe akuriye aborozi b'ingurube mu Bubiligi naramusuye icyo navuga nyine mukomeze bijyejuru bitera imbere n'abandi kandi bazabigireho ndumva byinshi twabivuze muri za telefone wasitanze yego abashaka kugira bakugane babahaye karibu yego mwakoze cyane yego nanjye nabashimiye murakoze cyane kandi buriya imvura nisubira muzaza tunaganire no ku bindi cyane ko hari byinshi bazababaza muzajye mubatuyoboraho tubasobanurire